waba urwaye indwara y'impyiko ngana niko gushaka mituweli ngo bamwishyurire ntabwo yarazi ko hari umuntu nyine wagira ubucucu bumeze gutyo ngo yari yarakoze ibiganiro avuga ngo abatanga impyiko bara Sikope yavugiye benshi anama namugira kuko yarakoze yavugiye benshi kandi ntacyo narenza mu yavuze nyine yaravuze ngo umuntu apfiye mu gihugu kubera kubura ubuvuzi urumva ubuvuzi ni iki ya dialyse kuko impyiko ntabwo ari minisitiri wa niba tewe yagiye Kanombe bakamuga ati twujuje akajya isaje bakamuga ngo twujuje ushobora gusanga ataragiyeyo ntabwo bizi nabimushinira kuko impamvu ntabwo ari kuvuga ngo habuze umukire wamwishyura dialyse amezi 5 azi neza ko dialyse umaze kumva avuze gutyo nahise nanayisaba message namwandikiye ndamubwira nti saba gukorerwa kuri mituweli ureke gusaba kugira ngo bakwishyurire ndamubwira nti saba gukorera kuri mituweli usabe wenda niyo bakujyane butaruzemera igihe yahise ansubiza ngo ubeze utetse mu buzima busanzwe niko yahise gusubiza cyane pe nawe ni muzaganira umubazi uyu mubyeyi ni mukuru wa Marie Chantal umugore wa Theo bose babireba uyu mubyeyi amaze imyaka 4 arwaye impyiko Theo bose babireba arabizi yuko Minisitiri Dr Nsanzineza yatangiye kwezi ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 Theo arabizi yuko leta yatangije gahunda zo guha mituweli serivisi ya dialyse iganiro kubera ko ugiye kumva ibintu utigeze wumva ugiye kumva ibintu bitangaje wumve n'ubusikama buri hano i Kigali mvugira tazi nasobanura cyatazi cyose arabizi cyatazi nuko n'uburyo bahabwa impyiko kuvuga ngo nagende ngo Faisal bamuhe impyiko nagaruko bimeze impamvu urumva Theo yari yaravuze ngo yari yarakoze ibiganiro avuga ngo abatanga impyiko bara Sikope yavugiye benshi anama namugira kuko yarakoze yavugiye benshi kandi ntacyo narenza mu yavuze nyine yaravuze ngo umuntu apfiye mu gihugu kubera kubura ubuvuzi urumva ubuvuzi ni iki ya dialyse kuko impyiko ntabwo ari minisitiri wa niba tewe yagiye Kanombe bakamuga ati twujuje akajya isaje bakamuga ngo twujuje ushobora gusanga ataragiyeyo ntabwo bizi nabimushinira kuko impamvu ntabwo ari kuvuga ngo habuze umukire wamwishyura dialyse amezi 5 azi neza ko dialyse umaze kumva avuze gutyo nahise nanayisaba message namwandikiye ndamubwira nti saba gukorerwa kuri mituweli ureke gusaba kugira ngo bakwishyurire ndamubwira nti saba gukorera kuri mituweli usabe wenda niyo bakujyane butaruzemera igihe yahise ansubiza ngo ubeze utetse mu buzima busanzwe niko yahise gusubiza cyane pe nawe ni muzaganira umubazi yahise ansubiza ngo umeze urumva kuki aho kugira ngo gushimira inama umukiriye aho kugira ngo ayikurikize hano hantu uyu ni mukuru wa madamu wa Theo yitwa Mwitakuze Jacqueline uyu amaranye ikibazo cy'impyiko imyaka 4 rero yagiriye inama Theo yuko mituweli bari kuyiha serivisi za dialyse ariko Theo kubera ubusikamu bwe kubera gahunda ye yo gukamura amafaranga abantu yifitiye we n'abanyamakuru n'abandi bantu tugiye kuba tugarukaho muri iki kiganiro yarabyirengagije izindi serivisi zo kuyungurura no gusimbuza impyiko dialysis na renal transplant ubwo ni mu rurimi rw'icyongereza izo nazo ntabwo zari zisanzwe ziri kuri mituweli ubu nazo zigiye kujya kuri mituweli kubaga umutima mituweli niyo dukoresha nta bundi bwishingizi ngira ubwo rero narabyizeye n'abantu bagomba kumfasha mu gihe yari itaratangira avuga uti nibitangira nzaba birangoroyerwa ndategereza biranga n'ubu tuvugana naho nabivugiye abantu bagumye kumva amakuru atandukanye ko bisa naho bitarakorwa harimo yes ikaze nanone bakunzi ba Nebero nshya kandi reka tubonereho umwanya wo gushimira wowe wakoze subscribe
hano kuri Neberungi. Rwose abantu mwese mwaduteye inkunga, Imana rwose ibahe umugisha. Buriya abenshi batangira bizinesi ari ukwizera gusa, nta muntu yavuganye nawe yuko azamubera umukiriya. Umuntu agafungura botike rwose nta n'umukiriya afite, ariko kandi kubw'umugisha w'Imana, Imana ikakuburesinga. Rero ndashima Imana yuko mwatubereye umugisha kuza mugakurikira ibiganiro tunyuza kuri iyi shene, kuza mugakora subscribe, yewe ukaba watanga n'igitekerezo n'umugisha. Rero tuhari hano ku bwanyu, ni nayo mpamvu akenshi tuba tugomba no kwitwararika. Uyu munsi rero murabizi yuko tumaze guhera ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka wa 2025. Urumva ko hashize amezi 9. Theo bose babireba ari gutabariza umugore we, avuga yuko yagiye ku isimbi, arangije avuga yuko umugore we ari gupfa, avuga yuko kandi umugore we ubushobozi bwamushiranye. Ariko kandi amakuru naje kubamenya, namenye yuko Theo muraza no kubyumva, benshi mwanabyumvishe, ngira ngo niyo video irahari. Theo ubwe yavuze yuko umuntu wamuteye inkunga ari Apostle Mignone. Apostle Mignone yateye inkunga Theo y'amafaranga atari munsi ya miliyoni. Haciyeho iminsi mikeya ahita aza ku isimbi. Bishatse kuvuga ngo Theo muri ubu burwayi, bitewe n'amafaranga ari kwakira nayo yakiriye, nta mafaranga ye arashyiramo. Ndashaka kwinjirana muri iki kiganiro neza, aho muri iki kiganiro turi buze kugaruka no ku bantu bari gukorana na Theo, batangiye kampeni yo gushaka miliyoni 50, aho tugiye kugaruka ku bwesikoro cyangwa se ku bujura buri gukorwa bacuruza uburwayi bw'umugore wa Theo. Tugiye guhera ku makuru twakuye ku muvandimwe w'umugore wa Theo. Aya makuru cyangwa se aya makuru uyu mudamu wa Theo yatanze, nta n'umuntu ari kuzapfa kuyahishura, ahubwo abantu bari kugumya kugendera mu rujijo, abantu bari kugumya kugendera nyine mu kintu cy'impuhwe, dore yuko buriya abanyarwanda bagira ikintu cy'impuhwe, ariko rimwe na rimwe iyo bagiye kugira n'ikintu cy'impuhwe, rimwe na rimwe nta nubwo bajya bafata n'umwanya ngo batekereze ko bagiye kugirira n'impuhwe. Dore yuko kugira impuhwe ni byiza, ndetse no kubiba ni byiza, ariko kandi abantu bakwiriye kwitonda, ukamenya naho ugiye kubiba ahariho n'izo ugiye kubiba izarizo. Uyu mubyeyi rero yitwa Mwitakuze Jacqueline, Mwitakuze PC Jacqueline. Uyu nguyu ni umuvandimwe w'uyu nguyu
Marie Chantal umugore wa Theo bose babireba bamaze kubyarana abana bageze kuri 7. Benda reka nsubire inyuma gatoya. Umuvandimwe w'umugore wa Theo ariwe PC Grace yavutse mu 1968. amaze imyaka 4 arwaye impyiko. ise w'uyu mukuru w'umugore wa Theo yitwa Karekezi Manase. Uyu Karekezi Manase ntago akiriho. umugore we yitwaga Nyiramazuru Penina. Uyu nguyu niwe wa mbere ari we nyina wa PC Grace. Ariko uyu nguyu Manase yaje kuba ashaka undi mugore wa kabiri witwa Mwitakuze Jacqueline. Mumbabarire nabyitiranije. Mwitakuze Jacqueline ni umugore wa kabiri wa se wa PC Grace mukuru w'uyu nguyu Marie Chantal ari we mugore wa Theo. Uyu Jacqueline uyu Mwitakuze Jacqueline umugore wa kabiri ari we wa Manase niwe waje kubyara Marie Chantal ari we mugore wa Theo. Bose babireba bamaze kubyarana abana 7. Murabyumva yuko uyu mukuru wa Theo, uyu mukuru w'umugore wa Theo bavindimwe kuri se Murekezi Manase, ariko ba nyina ntibavindimwe. Ndibaza yuko icyo cyasobanutse. Se w'umugore wa Theo yari afite abagore 2. Abo bagore 2, umukuru niwe wabyaye uyu nguyu PC Jacqueline. Uyu mukuru yitwa PC Grace. Noneho umutoya yabyaye Marie Chantal ari nawe mugore wa Theo. Bose babireba. Uyu mugore rero, cyangwa se uyu mubyeyi mu kinyarwanda cyiza, ndashaka yuko iyi nkuru ibi byo ngiye kuvuga byumvikana neza, mu rwego rwo kugira ngo abantu batazajya bagwa mu mutego bayobowe n'amarangamutima yabo. Dore yuko ni natwe twakoze ubuvugizi amambere tubabwira ngo mufashe Theo. Ariko kandi ntabwo twakwifuza yuko murwa mu rwobo cyangwa se mu biba ahantu imbuto zitazera. Uyu rero mukuru w'umudamu wa Theo, nkuko nabibabwiye haruguru, amaze imyaka 4 arwaye uburwayi bw'impyiko. Bishatse kuvuga ngo mu muryango w'umugore wa Theo kwa Murekezi Manase, uburwayi bw'impyiko murumva yuko birumvikana yuko ari karande. Nubwo hari abakomeje kwibasira uyu Theo bavuga ngo nubundi nyirumupfu niwe ufata hanuka, nubundi uyu mugore niwe wamwishe urwamfura mbi, uyu mugore niwe watumye arwara ubwo burwayi afite bw'impyiko bwatewe n'agahinda kabije wamuteye.
mbese hari abari kubivuga gutyo, abandi bakavuga ngo Imana yituye Theo uburyo yagiye ayibeshyera, abandi bakavuga ngo Imana iyo uyikoreye uyibeshya igihe kiragera nayo ikakwitura ibihwanye n'ibyo yakoze. Uko niko abantu babivuga, ariko kandi mwibuke yuko agahwa kari ku wundi karahandurika. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 niho Theo yavuze yuko umugore we yatangiye diyarize. Ariko uyu mugore wa Theo uburwayi bw'impyiko bukimugaragaraho, bikimenyekana yuko yafashwe n'impyiko kandi impyiko zose zangiritse, Theo ngo afite abantu b'inshuti ze kandi b'abakire b'inkoramutima ze, harimo n'uyu nguyu Apostle Mignone. Mu bantu rero ngo yatabaje bwa mbere waje ku ruhembe n'uyu nguyu Apostle Mignone. Uyu nguyu Apostle Mignone ngo akibyumva, Theo nk'umuntu azi wakoreye Imana, nk'umuntu azi wagize uruhare rukomeye mu ivugabutumwa, dore yuko muribuka yuko Apostle Mignone yigeze no guha igikombe Theo mu bakozi b'Imana bakoreye Imana cyane, harimo n'uyu nguyu Patrick Nyamitari n'abandi ntibuka. Apostle Mignone icyo kintu yaragikoze kubera yuko Apostle Mignone ni umuntu urekonesa imirimo myiza abantu bakoze cyangwa se bakora, kandi akanabigaragaza, ariko kandi akagira n'ukuboko cyane ko gutanga. Ntabwo ukuboko ko guhinnye, nta mpira afite mu mufuka, niko abanyarwanda baba bivuga. Ya buresinga abantu, abakozi b'Imana benshi twabonye buresinga ba Nyirapasika, ibintu nk'ibyo ngibyo twabonye atanga kontacyo abaha amamodoka, twabonye aho ba Leonard ibibanza, atanga ubutaka. N'umuntu buresinga abantu benshi, n'umuntu twabonye aburesinga Chance na Beni, n'umuntu utera inkunga cyangwa se ushyigikira ivugabutumwa ry'abavugabutumwa benshi cyangwa se n'abakozi b'Imana benshi. Nari mbabwiye ngo ubwo ngubwo Theo ababikojeje Apostle Mignone ko umugore we arwaye kandi ameze nabi. Apostle Mignone amakuru atariho ivumbi, amakuru atarimwo ibihuha na bikeya, nuko uyu Apostle Mignone yamuhaye ngo amafaranga atari munsi ya miliyoni. Abantu benshi muri iyi Kigali no muri iki gihugu, hari abataranayibona n'amaso ku maso, hari abayumva gusa. Yamuhaye miliyoni. Theo uyu nguyu arangije ajyana umugore kwa muganga, amuhaye angahe? Ndagira ngo ukurikira akantu ku kandi. miliyoni amujyana kuri diyarize. Uri kumva? Ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2025 inama y'abaminisitiri yarateranye iyobowe na minisitiri Dr. Nsanzimana.
inama y'abaminisitiri yemeje yuko abafite uburwayi bukomeye bw'impyiko no kubaga amagufa ndetse n'umutima bazajya bahabwa abafite mituweli bazajya bahabwa serivisi bakavurwa izo ndwara. Ndetse iyo nama y'abaminisitiri yemeza yuko abafite ikibazo cy'impyiko bazajya bahabwa serivisi ya diyalize kuri mituweli. Mwibuke yuko Theo ni umunyarwanda. Iyo nama yabereye mu Rwanda ikorwa n'abanyarwanda. Wibuke yuko Theo afite ikibazo, kandi ikibazo yari afite umuti wacyo wabonetse. Ni gute Theo atamenye icyo kintu? Ese murahari? N'ab'inyuma muranyumva? Kuki Theo atamenye yuko igisubizo cyabonetse? Simwiyumviye ijwi Theo yivugira yuko iwe nta bundi bwishingizi akoresha ari mituweli. None umugore we arwaye impyiko. Leta guverinoma iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitegereje abona ukuntu abanyarwanda bajya babura ubushobozi bwo kwivuza izi ndwara z'impyiko n'izindi ndwara nk'izi ngizi zikomeye. Leta irangije kubw'urukundo ikunda abanyarwanda, abaturage, iravuga ati abafite mituweli reka iyi serivisi bajye bayihabwa. None ni gute uyu Theo atamenye yuko mituweli bari kuyiha serivisi ya diyalize kandi ayifite mituweli? Reka ngaruke kuri uyu muvandimwe w'umugore wa Theo. Ngaruke ku by'uyu muvandimwe w'umugore wa Theo, kuri uyu muvandimwe w'umugore wa Theo witwa Nyirishema Peace Grace yavuze. Ubwo we yivugiye audio hano nayibakiniye mwayumvishe. Yivugiye ngo njyewe nihamagariye Theo, numvishe yakoze ikiganiro ku Isimbi arimo atabaza avuga ngo arimo arasaba ubufasha bwo kugira ngo umugore we ngajye Faisal ngajye no kwivuriza hanze. Uyu mukuru w'umugore wa Theo ngaramubwira ati ese ntago wamenye yuko u Rwanda rwatanze gwahedi, u Rwanda abafite mituweli bari kubaha serivisi ya diyalize? Amugira inama yuko yava mu bintu byo kwirirwa asaba inkunga, umugore we ari gushenguka, umugore we ari kuribwa n'umubiri, akamujyana ku bitaro biri gutanga iyo serivisi ya diyalize, harimo i Butare, harimo n'ahano i Kigali za CHK hose. Theo ngagiye kumusubiza, ngaramusubiza ngari ku bundi ngo umeze neza. Jesus Christ. Ntiyanamubwira ati sinari mbizi, cyangwa se ngamubwire ati ngiye kubikurikirana, ngo yaramusubije ngari ku bundi ngo wari umeze neza. Jesus Christ. None se bagabo ba mama,
none se babyeyi babyaye, none se bakuru bawe, none se bashiki bawe, none se ba masenge, none se ba anko, none se none se ba data wacu. abari kumukorera ubuvugizi uri ku ruhembe, uyu nguyu yitwa Sabe. Mu nyemerere, iyo umuntu ashaka kuvura ikibyimba aragikanda ndetse na nyirambwa igasohokamo. Ko kampeni yatangiriye kwa Sabe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2000, yatangiye ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nibwo Theo yakoze ikiganiro ku Isimbi irangije titire y'icyo kiganiro iravuga ngo nimudatabara umugore wa Theo arapfa. Aragira ate? Arapfa. Ku itariki 17. Nyamara ku itariki 15 niho yakoze icyo kiganiro z'ukwa mbere, kandi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere Minisiteri y'Ubuzima yari yatangaje yuko igiye gutanga serivisi ya dialyse. Ese niba Theo yari afite ubwo bujiji, niba atari yumvishije yuko mituweli kandi ayifite, ko iri guhabwa iyo serivisi akeneye, nawe Sabe kuki wamukoresheje ikiganiro warangiza ugakora n'iyi tayito uvuga ngo umugore wa Theo nibatamutabara arapfa? Aha rero niho ruzingiye, ngo arapfa, niko wivugiye. Twagiye twumva ibiganiro byinshi, twumva inkuru nyinshi yuko mukora ubutubuzi, rimwe na rimwe ababivuze bikabagiraho n'ingaruka, ariko kandi nta nduru ivugira ku musozi ubusa. Amakuru rero mfite nuko uyu nguyu Sabe n'undi mwemfiruwensa bikekwa ari we mama Urwagasabo, biravugwa yuko batangije kampeni yo gushaka miliyoni 50 mu burwayi bw'uyu mugore wa Theo. Ubundi ngo miliyoni 50 zamara kuboneka, uyu mugore wa Theo ngo bagahita bamukura muri prive, bagahita bamujyana i Butare kuri dialyse akajya kwivuriza kuri mituweli, ubundi amafaranga bagakubita umufuka. None se Banyarwanda, ibi ngibi tujye tubyumva duceceke? Twaje hano turitereka turababwira ngo mufashe Theo, ariko twaje kumenya Inikauda, twaje kumenya Sanovapa, twaje kumenya umutego mutindi. Kubera iki tutawutegura ugaturikana nyirawo? Ni nayo mpamvu tuba dusaba kugira ngo RIB ibi bintu ijye byinjiramo rwose, Abanyarwanda ntibakaribwa amafaranga yabo. Abadiaspora bakobotse, bamwe ntibaryama, abandi iminaniro yenda kubica, ariko barangiza bagatanga amafaranga mu bintu nk'ibi ngibi by'ubwesikoro, mu bintu nk'ibi ngibi by'ubusikama. Ijye byinjiramo rwose. Njyewe ku ruhande rumwe nakumva Scovia yaje kureba video Theo ari kurira amarira nk'ay'ingona, avuga ati nabuze n'abakomeye banyishyurira dialyse y'umugore wanjye nibuze amezi 2. Antoine Rutayisire we mu kiganiro umunyamakuru yabimubajijeho ibya Theo, arangije aravuga ngo uyu mushinga wa Theo
wizwe nabi. Aravuga ati si ubundi Theo ubundi mu by'ukuri arashaka iki? Ubundi wigeze wumva avuga icyo ashaka? Aravuga ati nta uri kuvuga yuko ashaka miliyoni 10 zo kuvuza umugore we ngo ibyo bimenyekane. Aravuga ati miliyoni 10 abantu hano i Kigali bayatanze bikarangira. Ariko ibintu bya Theo ntibisobanutse. Ariko rero izi aho byari bizingiye, ipfundo ryabyo twamaze kumenya aho riri, nuko ibi bintu ngo biri inyuma ni Murungisabe, aho ngo bashaka miliyoni zo 50. Theo ngo yari yarabwiye uyu mugore, uyu nguyu Nyirishema Peace Grace, uyu mukuru w'umugore wa Theo, ngaramubwira ngo ibintu bya mituweli n'ibintu byo kuvuga ngo ndavuriza umugore wanjye kuri mituweli, ceceka icyo kibazo cyawe, nishakira amafaranga nigurira imodoka nshya. Mujye munambabarira nuko ibintu bimeze. Uyu Theo ngarashaka miliyoni kugira ngo yigurire ikinyabiziga gishya. Reka mbabwire, niba hari umuntu ufite akababaro, niba hari umuntu ukwiriye gufashwa, ni umugore wa Theo. Ariko kandi njyewe noneho mpinduye n'icyerekezo. Ubufasha bwose ntimwongere kubunyuza kuri Theo. Ndabizi yuko amanimero ari gutangwa, ndabizi ko telefone ya Theo ubingubu akanyenyeri karenda gusandara, ariko kandi nimucunga nabi muri kohereza ubufasha aho butakakwiriye kujya. Ahubwo akabaye icwende ntikajya koga, muraza gushiduka Theo yasubiye mu busambanyi no mu businzi. Nyamara umugore wa Theo ari kuborera hariya ari kuborera mu nzu. Eka tujye tuvuga ikibyimbye kimeneke, kubera yuko ukuri niyo kwahirwa, kuri kuratsinda, ukuri kunyura mu ziko ntigushye. Umugore wa Theo wari kwinginga Theo ati ko dufite mituweli, wanjyanye kumvuza ukamvana mu rugo nkajya mu bitaro. Yewe byakwanga tukagurisha n'inzu. Ariko Theo aramubwira ati wowe ceceka icyo kibazo cyawe, ibyo ndimo ndabizi, ndi kubikurikirana neza, ibu burwayi bwawe ugomba kuzabukuramo agatubutse. Theo rero bitewe n'amarira twabonye ari kurira, twagize ngo ni umugabo uri kurira utarizwa n'ubusa, ariko kandi yaje kudutura mu mutego twe tunawugwamo. Aho mvuga yuko Scovia nawe ashobora kuba arengana yaraguye mu mutego wa Sabe ndetse n'uyu Theo. Bagakora ubufasha, bagakora ubuvugizi, aba ba Kenisi bose n'abandi bambonye bari bagiye gukora ibiterane byo gufasha uyu nguyu Theo. Batabizi bagwa mu mutego we w'amarira y'ingona. Ariko kandi atagetinze miliyoni zo 50 we na Sabe kugira ngo ubundi biryohere, namara kuyabona amafaranga hita avana umugore muri prive amujyane hariya, ajye kumusabira randevu, ategereze igihe azabonanira na muganga, nawe bamushyire kuri dialyse, kuri mituweli ku bihumbi bitarenze nka 3 ku munsi. Miliyoni bazikenereyeho. Ahangaha rero niho utinyira isi, niho utinyira n'umwana w'umuntu, ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Ntanswe n'umubyeyi wa kwisi wiringiye Imana. Abantu bakwiriye kwiringira Imana. Uwiringira umwana w'umuntu agire gute? Avumwe. Rwose
wiringira umwana w'umuntu avumwe. Ku itariki 17 z'ukwa mbere u Rwanda mu nama y'abaminisitiri rwatanze itangazo ryasohotse rivuga yuko mituweli ubu ngubu abantu bagiye guhabwa serivisi, iyi serivisi ya diyalize. Gute mutabimenye? Kandi iyi serivisi mwari muyikeneye, kandi yari iya makeya, mwari nta n'amafaranga mwari mufite. So nari nkoze iki kiganiro kugira ngo mbakore ku maso, igihu kibaveho, ubundi mujye mujya gutanga mwamenye ibyo mutanga n'abo muha abari. Kubera ko Bibiliya iravuga ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Banza urebe imbuto ugiye kubiba, urebe n'aho ugiye kuzibiba. Banza urebe amafaranga ugiye gutanga yariyo, urebe n'uwo ugiye kuyaha. Nubona aho ugiye kubiba imbuto atari ngombwa ko habiba, wibiba imbuto zawe, wipfusha ubusa imbuto zawe. Mpamvu kandi tuba dukoze iki kiganiro nuko hari abantu benshi baba bazakenera ubufasha, ariko se mwarabeshywe nyuma mukamenya yuko mwabeshywe, mugatanga amafaranga yanyu. Ubutaha umuntu ukeneye serivisi ubabaye mwamufata mukamuhwanya n'aba ngabo bose, mukavuga ngo n'ubundi ni nka babandi. Kubera yuko rega nawe amafaranga, aya mafaranga nawe urayakeneye, nubwo uri umukire, bene wanyu n'abakene, nubwo uri umudiyasipora, bene wanyu w'Abanyafurika barashonje barakennye, ufite byinshi wayakoresha, si ngombwa kwaya. So reka ngushimire wowe wari ukurikiye iyi video, ntugende udakoze subscribe. Ndaje dukomeze n'ibindi biganiro. God bless you.